hari abantu babonye imyenda yashize batakaza ubwihisho bwo muri Kristo. Hari abantu babonye amafaranga n'imibereho byabuze bibwira ko Imana itagikora. Mukomeze Imana, muyikomezeho ubu buhungiro buzima, niyo yonyine ibasha kwikorera ibyo abantu batamenya. Imana igufashe. Inshuti yawe wayibitsa amabanga ikakuvamo. Hari n'uwabwira ibyawe agatungurwa, ariko Yesu ntagatungurwa kuko isaha n'isaha amaso yaraguhanzewe. Imana igukuyeho uburinzi bwayo wabuwande. Imana igukuyeho ubutabazi bwayo, ukajya kuryama ugasanga imbabazi zayo zakuvaho. Yesu, Imana igukuyeho ubwihisho buzima bwa Yesu, Imana igukuyeho imbabazi, wabuwande. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Dushimiye Imana iduha aka kanya kugira ngo tuganire. Amazina nitwa Moza Patrick, Agape. Hanyuma ni umwanya mwiza Imana iduhaye kugira ngo tuganire. Imana nibaho umugisha kandi twizere ko Imana iri buduhe ibihe byiza. Imana nibaho umugisha. Tugiye gusenga Imana hanyuma tuganire ijambo Imana dushyize ku mutima, kandi Imana ibaho umugisha cyane. Reka dusenge Imana hanyuma tuganire icyo Imana ishyize ku mitima. Imana yo kwizerwa kandi Imana y'ukuri, uri nyakubahwa, uri ibyiringiro byacu, uri imbaraga n'ubwihisho. Mana, tugushimiye ko uduhaye umwanya kugira ngo tuganire n'abanyarwanda, n'abakristo, n'abatarakumenya n'abakumenye. Mwami Imana uhimbazwe. Tugushimiye umwanya uduhaye, mu izina rya Yesu Kristo ngusabye nizeye, amen. Twongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Mwebwe turimo kuganira, mudukurikiye, Imana nibaho umugisha. Ni karibu kuri Agape Rwanda. Ni ahantu heza ho kuganirira ijambo ry'Imana dushyize ku mitima. Imana ibaho umugisha. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abakorinto, mu ibaruwa ya kabiri y'Abakorinto Pawulo yabandikiye. Hanyuma turasoma Abakorinto ba kabiri ibice byabo 5 ku murongo wa mbere wonyine. Imana ibaho umugisha. Ijambo riratubwiye ngo, tuzi yuko niba inzu y'ingando yacu yo mu isi izasenywa, dufite inyubako ituruka ku Mana, inzu itubatswe n'intoki, itazashira iyo mu ijuru. Imana nibaho umugisha. Uyu ni umukozi w'Imana Paulo, yari arimo yandikira iri torero, yarabahuguraga, bashimira. Rero tugiye gukuramo iri jambo. Nifuza ko ntabwo ari rinini ariko nta nubwo ari rito. Imana idufashe. Dufite insanganyamatsiko Imana iduhaye ivuga ngo komeza ubwihisho buzima bwa Kristo. Imana iguha umugisha. Komeza ubwihisho buzima bwa Kristo. Wowe mukunzi, inshuti yanjye umurikiye, iri ni ijambo Imana ishyize ku mutima ryo kugira ngo nkubwire, tuganire. Komeza icyo ufite, komeza ubu bwihisho buzima bwo muri Kristo kugira ngo uburamiremo. Imana igufashe kandi Imana ikubake, kandi nanjye inyubake. Iri ni ijambo ry'Imana Imana ishyize ku mutima wacu kugira ngo tuganireho, kandi nizera ari bugire imbaraga muri uyu mwanya tugiye kubana, utari muto ariko nanone atari muremure cyane. Imana iguha umugisha. Paulo yandikira itorero ry'Abaroma, aravuga ngo ry'Abakorinto, arangije arababwira ngo rero Imana ishimwe ngo dufite inyubako nzima. Dufite inyubako nzima idasenywa, idashira, kuko yaturutse ku Mana. Ariko hari indi ngando y'inyuma, iyi ngiyi ingando y'inyuma ibasha gushiraho. Imana iguha umugisha. Iri nini tugiye kugendera muri iri jambo, kandi tuzi ko Umwuka Wera ari busobanure cyane kandi rikagira umumaro muri uyu mwanya. Inshuti yanjye, mwene data, wowe uneza amatwi, hari indi nyubako nzima itabasha kubakwa. Iyo nyubako itabasha gusenywa. Ariko hakaba n'indi nyubako ari ingando Paulo ari muvuga. Ni imibiri yacu.
ariko ijambo riratubwiye ngo dukomeze ubwihisho buzima, ubwihisho buzima butazashira, tubukomeze. Munyihanganire mvuga gukomeza, kuko ntabwo wakomeza ikintu utatangiye. Rero kuko twatangiye guhitamo, tugahitamo ubwihisho buzima bwo kuba muri Kristo, hanyuma tukagirirwa n'amahirwe, Imana ikadutoranya tukaba muri ubu bwihisho, tukamenya ubwo ari bwo yuko Kristo abasha guhisha umuntu. Niyo mpamvu dukwiye kubugumamo kugira ngo tuburamiremo Imana ishimwe. Nta bundi bwihisho buzima twabona, nta yindi nyubako nzima twabona tubasha kuramya, kuko iyo mu isi irarangira, ariyo tubamo, ariyo ingando zacu z'imibiri zose zirashira, ariko ibintu bidashira ni ukuba muri Yesu. Imana igufashe ibintu bibeho bizima. Imana iguha umugisha. Imana yerutse kunganiriza ku inzu. Ndimo ntekereza kuri iri jambo. Umuntu wubaka inzu aba yabitekerejeho. Umuntu yubaka inzu akibuka amadirishya, umuntu yubaka inzu akibuka imiryango, umuntu yubaka inzu akibuka amatara mu nzu, umuntu yubaka inzu akibuka fondasiyo, umuntu yubaka inzu akibuka ibizakenerwa ku muntu wese. Imana ishimwe. Niko Yesu yubatse, aragenda yubaka inzu kugira ngo tuyituremo. Umuntu yubaka inzu kugira ngo akore iki? Umuntu yubaka inzu kugira ngo umuntu azayibemo, azayiruhukiremo, azabera ahantu ho kwakirirwa. Mbese akora ibintu ariko bigendanye n'umuntu. Kubera iki? Ni inzu ariko igenewe umuntu uzayibamo. Rero umuntu ufite ubwihisho buzima bwa Kristo, umuntu ufite ubwihisho buzima bw'Imana, umuntu ufite ubwihisho Imana yaranganirije, imungereranyiriza nk'umuntu uri mu nzu. Imana iguha umugisha nshuti yanjye. Umuntu uri muri Kristo aba ameze nk'umuntu uri mu nzu, kuko Yesu yibutse ko umuntu ukwiye kuba muri we akwiriye kumuha urugi kugira ngo abashe kuzitira irari rishobora kwinjira. Umuntu arimo kubaka inzu, umuntu uri muri Kristo aba afite, Imana iragenda ishyiraho amadirishya kugira ngo igire ibyo ikingirana bitazinjira mu muntu uri muri Kristo. Umuntu uri muri Yesu afite ubwihisho buzima. Imana ibona ko inzu ikwiriye urumuri. Imana iragenda irarutanga. Kubera iki? Umuntu uri muri Yesu akwiriye kumurikirwa. Iyo umuntu ari muri Yesu aba amurikiwe. Umuntu uri muri iyi nzu n'ubwihisho buzima, umuntu ukomeje ubwihisho bwa Kristo bwo kubamo muri Yesu, aba amurikiwe nawe. Hanyuma umuntu wubatse inzu yatekereje ko akwiye kubamo amazi. Niko umuntu uri muri Yesu yezwa, kuko mu nzu habamo amazi yo kutweza imibiri, ikavanaho imyanda yacu, kuko tuba twarushye twiriwe mu isi. Ni nako twagiye mu byaha, Yesu yo tumurimo nk'ubuhungiro dukomeje dufashe, abasha kutweza ibyaha byacu. Yesu nashimwe cyane. Kandi umuntu uri muri Yesu agereranywa n'umuntu uri mu nzu, kuko umuntu uri mu nzu abona mu nzu harimo amazi, harimo amavuta, harimo uburiri, hari aho kuruhukirwa, hari aho kwerezwa ibyaha, hari aho guhanagurwa umuntu akavanwaho umwera w'ibyaha. Umuntu uri muri Yesu aba aturijemo. Imana iguha umugisha. Kandi iyo umuntu ari muri Yesu aba afitiwe umutekano. Kubera iki? Iyo umuntu ari mu nzu y'iyi si aba yumva hari umutekano afite, aragenda akaryama agakinga. Kubera iki? Hari ibintu bitari bumwinjire. Ni nako Yesu rero umuntu uri muri we aba aryamye yiziguye, kubera ko hari imbaraga zimurinze ziruta ubwishingizi twabona muri iyi si. Yesu nashimwe. Nta handi twabona uburuhukiro buzima, nta handi twabona kwerezwa ibyaha buretse muri Yesu. Nta handi twabona ho kutwikorerera imitwaro. Ikindi kimwe,
nk'uko fondasiyo y'inzu Imana ishimwe, nk'uko fondasiyo y'inzu Imana ibasha kuyikorera, fondasiyo y'inzu yikorererwaho ibiro byose by'inzu, niko umuntu uri muri Yesu abasha Yesu umwikorera imitwaro y'ibyaha. Ikintu cy'unyumvire, nta soni Yesu afite z'ibyaha watewe. Ahari njyewe wambwira ibyaha byawe, njyewe nkatungurwa, ariko Yesu nta soni agira z'ibyaha twakoze. Nk'uko inzu yikorerwa, fondasiyo yikorerwa uburemere bw'inzu, ni nako umuntu Yesu amwikorera ibintu byose, yimwikorera ibintu byose. Nkuko fondasiyo itibwira ngo haje umushyitsi ikikorera imitwaro, nkuko fondasiyo itibwira ngo wongeyeho amarangi, nkuko itibwira ngo wongeyeho imitwaro mu nzu, fondasiyo ikayikorera. Ni nako Yesu wenyine abasha kutwikorera imitwaro y'ibyaha, imitwaro y'isoni tutabwira abantu bakaduseka. Ibyo byose Yesu abasha kubyikorera, akikorera amabanga tutabwiwe abantu bose, tutameneye undi muntu. Yesu abasha kuyikorera amabanga utameneye umugabo, amabanga utameneye inshuti zawe. Yesu niwe gusa ubasha kwikorera ayo mabanga. Imana iguha umugisha. Turacyari ku ijambo rivuga ngo dukwiye gukomeza ubwihisho buzima twamenye. Nubuye dukwiye kubukomeza, kuko hari abantu batakaje ubwihisho bwo muri Kristo, babonye ko bakuze, imyaka yabo ikababana, bakibwira ko bakuze bagatakaza ubwihisho. Hari abantu babonye imyenda yashize batakaza ubwihisho bwo muri Kristo. Hari abantu babonye amafaranga n'imibereho byabuze, bibwira ko Imana itagikora. Mukomeze iyi Imana, muyikomezeho ubu buhungiro buzima, niyo yonyine ibasha kwikorera ibyo abantu batamenya. Imana igufashe. Inshuti yawe wayibitsa amabanga ikakuvamo. Hari n'uwabwira ibyawe agatungurwa, ariko Yesu ntagatungurwa, kuko isaha n'isaha amaso yaraguhanzeho. Yatera urutanga umwegere, Yesu azakugirira neza. Kandi Imana igufashe, mu isi nta muntu usirimutse muri iyi si, nta muntu ubayeho neza nk'umuntu uri muri Kristo. Nta muntu ufite amahoro nk'umuntu uri muri Kristo. Ndetse nta mukene mubi ubaho ari mu Mana, never. Nta mukire ubaho cyangwa ngo ababare kubera ko afite ubundi bwishingizi ubuzima bwo muri Kristo. Imana igufashe. Nta kindi kintu twabona, nta kindi kintu twabona twaruhukiramo uretse kugira ubwihisho buzima, tukabugira nk'ubwima. Umwanditsi wa Zaburi ya 91 yaravuze ngo nta bundi bwihisho dukwiye kugira uretse Uwiteka, niwe gitare cyanjye agenda mutaka. Rero nta bundi bwihisho dukwiye kugira uretse kugira ubwihisho bwa Kristo, tukabugiraho ubwishingizi, tukabukomeramo. Imana iguha umugisha. Kandi nta siransi ushobora kubona mu isi yazagendana nawe mw'ipfa ryawe, ngo imanukane nawe, ngo izakurindire no mu magufwa yawe, ngo izakurinde. Never. Asiranse zose zo mu isi zibaho ziragerageza kugeza ku gituro. Yagerageje ikugurira imva ikakarekeraho, ariko Yesu umuntu umwishingikirijeho akomeza kubana nawe. Imana igufashe kandi Imana ikuzuze, akomeza kubana. Yavuze ijambo rikomeye ngo umuntu ntanyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Kubera iki? N'ubwihisho buzima bubasha kubana natwe no munsi y'urupfu. Yesu we, komeza kuba muri iyi nzu nzima ya Kristo, uyibemo nk'ubwishingizi. Azakuramira, uzaramiramo, uzagira ubuzima, na nyuma y'ubu buzima bw'uyu mubiri uzagiramo ubwihisho. Azakomeza kubana nawe. Nta soni afite, nta n'ubwoba afite z'ibyo wakoze, ahubwo yitaye gusa yuko umugira ubwihisho, witakaza ubwihisho buzima bwa Yesu. Nta bwihisho buzima dukwiye kugira, nta handi twakubakira fondasiyo uretse kugendera kuri uyu mugabo Yesu Kristo watsinze urupfu akaba imfura mu bazutse.
ateze amaboko ku bwawe kugira ngo akwakira, kwambika imbaraga. Nta handi twabonera amahoro, nta n'ahandi twagiriye icyubahiro kidashira ngo n'ubu myaka yacu irame n'amazina yacu azibukwe na nyuma ya, uretse kuba muri Kristo akakubera inzira n'ukuri n'ubugingo kugira ngo azakugeze iwe mu ijuru. Niri jambo Imana yaruduhaye, nimukomeze ubwihisho buzima bwo kuba muri Kristo, azagukomeza, azakumara ubwoba. Imana ikumugisha. Komeza ubwihisho buzima. Mukobwa, mumama, witakaza ubwihisho bwa Yesu kubwo ubuze ibyifuzo by'uyu mubiri. Kaje ubwihisho buzima bwa Yesu wamenye ushobora kukuramira aho abantu batari kubera ko inyungu z'akantu gatoya. Imana igufashe witakaza ubwihisho buzima bwo muri Yesu wamenye igihe wahabwaga ubuntu bw'agakiza. Kandi nawe utarakamenya, ongera wishakira ubwihisho buzima. Wabonye abantu batakaje amafaranga bagata agaciro bayafite. Wabonye abantu batakaje icyubahiro bitwaga ko ari abanyacyubahiro, ariko icyubahiro kizima. Umwanditsi w'Abaroma yaranditse ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro babushakishe kudapfa, gukora ibyiza badacogora. Imana iguha umugisha. Wowe rero nshuti yanjye ushaka kurama ukagira icyubahiro, ihishe muri ubu bwihisho buzima bwa Kristo kugira ngo abashe kukwambika imbaraga. Kandi muri ibi bihe bikomeye nta bundi bwihisho dukwiye kugira. Muri ibi bihe tubona bisa nk'aho ari imvange kuba Kristo, nta bundi bwihisho dukwiye kugira. Ni ukuba muri iyi nzu nzima ya Kristo kugira ngo atubemo natwe tumubemo. Ubu bwihisho buzadukomeza kandi buzatugeza ku cyo Imana itwifuzaho. Imana iguha umugisha nshuti yanjye. Imana iguha umugisha. Komeza ubu bwihisho buzima wamenye, n'ubu utarabumenye ubukomeze. Ubwihisho buzima ni ukuba muri Yesu, kuko azakumenyesha amakuru yo kuri Data, kubera ko niwe uri iruhande rw'Imana kandi ahora adusabira ibikwiriye kugira ngo tuzabone ubugingo. Nta kindi gisubizo wabona mu isi, nta bundi bwihisho, nta yindi asiranse wabona izabaho na nyuma y'uyu mubiri. Asiranse zose zibaho kugira ngo zituramire mu gihe tukiriho, kandi zizakomeze kuramira n'umuntu ugifite ubugingo n'umubiri. Ariko Yesu na nyuma y'uko wowe upfa, Yesu n'imibiri yacu nyuma y'uko irangira, ubugingo bwacu arabukurikirana kugira ngo azabaho ubugingo. Asiranse nzima, ubwihisho dukwiye kugira, aho dukwiye gufata ubwihisho buzima n'ibyiringiro tukabikomeza, ni ukuba muri Yesu. Imana iguha umugisha nshuti yanjye. Komeza ubwihisho buzima bwa Yesu agukomeze, azaguha amahoro ava mu migisha y'agakiza ke. Witakaza ibyiringiro yuko ubuze iby'akanya gato wabonaga kuko wajya kuba ko Imana itakwitayeho. Hoya wicika intege, Imana igukuyeho imbabazi zayo. Ntiwarara ku isi, hari ibyaguhiga, hari ibyagufata. Imana igukuye mu nzu yayo, Imana ikinguye umuryango w'irari, Imana ikinguye umuryango ikagukuraho imbabazi. Yesu wanjye we, Imana igukuyeho uburinzi bwayo, wabuwande. Imana igukuyeho ubutabazi bwayo, ukajya kuryama ugasanga imbabazi zayo zakuvaho. Yesu, Imana igukuyeho ubwihisho buzima bwa Yesu, Imana igukuyeho imbabazi, wabuwande ko na Satani atakwemera. Sinzi icyakwemera, ariko imbabazi z'Imana ziraturamiye. Wizitakaza rero, witakaza ubyiringiro bizima kubwo ubuze ibikuramira akanya gato. Komeza kuguma muri ubu bwihisho buzima bwa Kristo. Imana iguha umugisha nshuti yanjye. Komeza ibi byiringiro utazabitakaza, ugatakaza iby'agaciro ugafata ibitari iby'agaciro. Urubyiruko nshuti zanjye, bakozi b'Imana, mwebwe mwamenye Imana n'umutarayimenya, mwebwe mukomeze ubu bwihisho bwa Yesu. Niho gusa tuzabonera amahoro adashira, tukabona n'ubugingo, kuko ariho nzira y'ukuri yonyine tugeza ku Mana. Ni ukuba muri ubu bwihisho bwa Yesu, tukizereramo, tukamenya amakuru aba muri we. Imana iguha umugisha. Iryo jambo Imana yariduhaye. Reka dusenganye nawe wari umaze gusubira inyuma
nawe wari ugiye gucika intege kubera ko wabonaga hari ibyo utarimo kubonera muri Yesu, Imana iguha umugisha kandi ukomereremo, wongere ube muri ubu bwihisho buzima, utayize imbabazi z'Imana, Imana izigukuyeho ubwihisho buzima, isoni zagufata isoni zagufata. Imana iguha umugisha nshuti yanjye, Imana iguha umugisha kandi ugarukira Imana. Ni Imana y'inyembabazi, irakicaye ku ntebe y'imbabazi kugira ngo wowe wari usubiye inyuma, wari utakaje ibyiringiro, igukomeze. Imana iguha umugisha, Imana yo kwizerwa kandi Imana y'ukuri. Umugisha umuntu wese wumvishije ijambo, akomereze muri ubu bwihisho buzima bwo kuba muri wowe Yesu, kuko ariho gusa dukura uburinzi bukomeye tutabona muri iyi si. Imana ushimwe kandi ushyirwe hejuru mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.